Tubashimiye ko murimo kutwumva. Hari umwanditsi witwa Robert Greene utekereza ko mu mibanire y'abantu isoko y'umubabaro wa benshi, intandaro yo gusenyuka kw'ingo nyinshi, isoko yo kutumvikana kwa benshi, inzangano, ubuhemu, isoko y'ibi byose nuko abantu badasobanukiwe abantu. Ntabwo bazi imyitwarire y'abantu, ntabwo bazi uko bakwiye kwitwara mu bandi, ariko cyane cyane ntabwo bazi kwigenzura. Ntabwo bafite ubushobozi bubinjiza mu mitwe y'abandi bantu ngo bamenye uko babitwaraho, ahubwo bahora bitekerezaho bo ubwabo. Niko Robert Greene abitekereza. Atekereza ko isi yuzuye abantu b'abahanga ku bintu byinshi, ariko bakaba nta kintu bazi ku bantu. Birangira bahaye akazi umuntu, hashira ukwezi akabiba cyangwa se agasenya ibyo bubatse byose. Benshi dufata icyemezo cyo gukunda umuntu, kumuhitamo cyangwa se kwemera gukorana nawe dushingiye ahanini kuko tumubona, kubyo avuga, kuko tubona yitwara. Umuntu usa neza, uvuga neza. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga amategeko y'imiterere ya muntu. Kubera iki buri muntu afite uburyo butandukanye afatamo abandi? Bigenda bite ngo kuvugisha umukoresha wawe bitandukane n'uburyo uvugisha umukozi wawe wo mu rugo? Iyo ubonye abantu bamaze kugera ku byo wifuza kuzageraho, ukumva wifuje kuba mu mwanya wabo, ibyo bitandukaniye hehe n'ishyari? Uburyo abantu babana, bahura bagasuhuzanya bagasekerana, umwe yakwitsamura baturakire, umuyobozi yavuga ijambo bakamuha amashyi, uwabyaye bakamuha impundu. Ibi ngibi bisobanuye ko abantu ari beza kuri urwo rwego, cyangwa twese dukina ikinamico? Tubaye twibera mu buzima bwo gukina ikinamico se, byo byaba bitwaye iki? Ko n'ubundi tujya hanze twambaye twikwije, duhumura neza kandi twoze twisize, nyamara twasize tudakubuye. Turi kumwe na Cogebanque. Mbere yo gusoza iki kiganiro, tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima, ikigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC, ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Ijambo personalite risobanura imiterere karemano ya buri muntu. Rikomoka ku kilatini persona, bisobanuye mask cyangwa se umwambaro uhisha isura. Twese uko twakabaye mu ruhame twambara amasura atari ayacu, kandi ibi ngibi bigira umumaro munini kuko turamutse tugaragaje abo turi mu by'ukuri kandi tukavuga ibyo dutekereza byose, nta mbereka twabangamira hafi buri wese. Ni amagambo yanditse kuri paji y'ijana mu gitabo Laws of Human Nature cya Robert Greene. Byamusabye gusoma ibitabo 300 kugira ngo yandike iki ngiki. Nk'uko buri wese agira imyambaro myiza yambara iyo ari buhure n'abandi bantu, agakora isuku aho atuye iyo hari buza abandi bantu, akagira indorerwamo yo kwireba ngo arebe ko ari mwiza mbere yuko abandi bamubona, isi ikaba yinjiza miliyari zirenga 500 z'amadolari avuye mu bucuruzi bw'amavuta yo kwisiga, imibavu ndetse n'indi mitaka abantu bisiga mu masura ngo babe beza abandi babone neza. Imiterere yacu yo gushaka kwigira beza ngo abandi batubone neza, bikaba ari byo bituma urubuga rwa Facebook rwinjiza miliyoni 319,600 by'amadolari buri munsi. Uku gushaka ko tubonwa neza inyuma ni nako n'imyitwarire ya buri wese muri twebwe igizwe no kwiyorobeka no guhisha imyitwarire karemano yacu, hagamijwe kutarakaza abo turi kumwe n'abo tubana no gusiga isura nziza mu maso y'abandi. Mu mvugo zacu tubyita uburyarya no kwiyorobeka. Ibi byumvikana nk'aho ari bibi kubera ko ni ikinyoma kubo turi bo, ariko Robert Greene atekereza ko ari byiza kubera ko buri umwe muri twebwe yiyerekanye uko ari mu by'ukuri, atitaye kuba mureba cyangwa se abo babana. Twese twamwanga, twese tubaho ubuzima bw'ibinyoma twemeranijeho. Iyo umuntu yambaye neza, ahumura neza, avuga neza, utekereza ko buri ari bwo buzima bwe buhoraho, cyangwa hari imyitwarire yahimbye kubera ko ari imbere yanyu? Umva igisubizo cya Robert Greene. Ngewe ndwanya igitekerezo cy'uko kwigira utari ugamije kubana neza n'abandi ari ikintu kibi. Ntekereza ko abantu bose ari abakinnyi b'ikinamico mu buryo karemano.
kuva mu myaka 2 y'amavuko dutangira kwiga gukurura amarangamutima y'ababyeyi bacu tubinyujije mu kurira kugira ngo batwiteho. Icyo gihe nibwo tuba turimo kwiga gukina ikinamico. Iyo tumaze gukura, iyi mpano nayo igenda ikura. Uramutse uhuye n'umuntu uvuga ibyo atekereza buri gihe nta guca ku ruhande, nta kabuza uwo muntu wahita umwanga. Uwo muntu nta nshuti n'imwe yagira. Tuvugishije ukuri, twese turabakinnyi b'ikinamico. Ku kazi iyo umukoresha azanye igitekerezo twumva kitarimo ubwenge bwinshi, ntabwo duhita tubimubwira cyangwa se ngo tumubwire uburyo ibyo yambaye uyu munsi atari byiza na gato. Robert Greene atekereza ko atari byiza kurwanya iyi myitwarire, ahubwo icyo buri wese akwiye kurwanira ni ukuba umukinnyi mwiza w'ikinamico. Gusa nanone agaragaza ko biterwa n'ibihe cyangwa se n'ibyo urimo. Wowe ku giti cyawe ukwiye kwibwiza ukuri, nta kwiryarya no kwibeshya. Ukwiye kureka uburyarya ku birebana n'uwo uri we. Niba hari intege nke n'inenge ufite ukaba ubizi neza, ntiwibeshye. Mu yandi magambo, umuntu ukwiye kubwiza ukuri kose, nta na kimwe uciye ku ruhande, ni wowe ubwawe. Ibi ni nabyo bitanga ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima yawe. Atekereza ko abantu bose bageze ku byo twese twifuza kuzageraho ari abashoboye gukina ikinamico neza imbere y'abandi. Buri muntu muri twebwe amara igihe kinini yitekerezaho. Ntabwo ushobora kubara inshuro ku munsi umwe wibaza niba abantu bagukunda, niba hariya wavuze ibyo wagombaga kuvuga, niba abantu babona ko wambaye neza, niba bakubaha. Robert Greene avuga ko kugira ngo wubake imibanire myiza n'abandi ukwiye gutangira gutekereza ku bandi, ibyo bakeneye, uko batekereza, uko bitwara. Umuntu ubashije kugira ubu bushobozi niwe ushobora kugenzura abandi ku buryo rimwe na rimwe abasunikira gukora ibyo abashakaho. Ibi ngibi binagendana na kwa gukina ikinamico. Iyo wamaze kumenya ibyo bakunda nibyo ubereka. Birumvikana rimwe na rimwe uba ugomba kuvugisha ukuri kandi ntugire ikintu na kimwe uhisha ku uri we. Ntabwo ugomba gukina ikinamico ku mugore wawe cyangwa ku bana bawe kuko abarasa naho ari wowe ubwawe. Aho ugomba gukina ikinamico ni nko mu bucuruzi no mu mibanire n'abandi. Ndabizi neza abakoresha bose iyo bari mu kugira cyangwa bafite ibyo babwira abakozi babo baba bari mu gukina ikinamico. Babereka uruhande ruri butume bagaragara nk'abayobozi ba nyabo. Muri iki gitabo avuga uburyo umugore umwe ashobora guhura n'umugabo. Umunsi wa mbere barahuye, baraganira. Umugabo arirekura. Aramubwira ati reka nkubwire imibanire yanjye na mama. Umugabo atangira gusuka amarira avuga uburyo ubuzima bwe bwari bugoye. Hari umugore ushobora guhita bikunda ati mbega umugabo ugira amarangamutima, akamukundira ko ashobora kuba afite umutima ufatwa n'amarangamutima byoroshye ukayagaragaza. Nyamara hari undi mugore ushobora guhita avuga ati mbega umugabo w'ikigwari, umunyantege nke gusa. Arasuka amarira kubera ko yibutse inkuru ze na nyina. Bwana Greene atekereza ko buri wese akwiye kugira amasura y'imyitwarire itandukanye bitewe n'abo bari kumwe. Buri wese ukamwitwaraho mu buryo buri butume mubana neza. Buri wese ukamufata bitewe n'uwo ari we. Aha ni havuga abo yita toxic. Abantu babi bashobora gutuma ubuzima bwawe buba bubi bitewe n'uko ari abanyamwaga, abanyeshyari, cyangwa se batagira inkurirema agatima bakubwira. Kumenya guhindura imyitwarire bitewe n'uwo muri kumwe bifasha kubana byoroshye n'abantu bameze uku nguku. Avuga ko ibi ngibi atari bibi kubera ko buri wese afite imiterere ye, afite ibyo yabayemo bituma yitwara uko yitwara. Kwiga kubanira uwo muntu bitewe n'uko ateye, ukirinda kuvuga ibimurakaza cyangwa se bitamushimisha bitewe n'uko ateye, ntabwo ari ikintu kibi. Ni Robert Greene bivuga. Buri wese muri twebwe agira imyitwarire itandukanye bitewe n'uwo bari kumwe. Birahagije guhura n'umukoresha wawe ukamusuhuza mukavugana amagambo make, ako kanya ugahita uhura n'umukozi mugenzi wawe. Abo bombi ubavugisha bitandukanye, kabone n'ubwo mwembi batatu mwaba muri mu cyumba kimwe. Hari abantu batekereza ko imiterere karemano y'umuntu
uyirebera ku buryo afata abantu adafite icyo akeneyeho na kimwe. Imyitwarire idufasha kubana n'abandi neza imyinshi ishingiye ku kwiyorobeka no kugira ibyo duhisha ku myitwarire karemano yacu, ku buryo benshi tunabikora tutabizi. Dukina ikinamico tutabitekerejeho. Abantu bagira imyitwarire igoranye, ari nayo mpamvu tugomba kubiga kugira ngo buri wese tumutware uko abyifuza. Gusa hari imiterere rusange twese duhuriyeho kandi buri wese akaba yizi mu buryo adatekerezaho kenshi. Twese uko twakabaye dukunda icyubahiro no gukundwa. Hagomba kuba ariho havuye imvugo nka murakoze. Gushimira umuntu ukoze ikintu nubwo cyaba ari gito rwose. Ntabwo tubitekerezaho kenshi, ariko tubibwira umuntu tugamije kumufasha kwiyumva neza. Bigomba kuba nta kababaro cyangwa se ugutenguha kubaho, kuruta kwiyumvisha ko nta kintu kinini uvuze ku bantu bakuri hafi. Kumva ko ntacyo wahindura ku mibereho yawe cyangwa se ngo bagire ibyo bakora kubera wowe. Kumva ko uhari cyangwa udahari nta kintu bivuze. Twese duhora dushakisha ubushobozi bwatuma dusunikira abantu kwitwara mu buryo runaka cyangwa se butuma hari igihinduka ku mibereho yabo. Abantu benshi bageze ku bikomeye muri ubu buzima ni abantu bari bafite ababashyigikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi bihita bihindura ubumenyi bw'imibanire bumwe mu bumenyi bw'ingenzi buri wese akeneye. Ubu bumenyi bushingiye ku bushobozi bwo kwigenzura. Ubushobozi bwo kwigenzura bwose uko bwakabaye bushingiye ku kugenzura amarangamutima yawe. Ibi kubigeraho bisaba kwitoza gukora bimwe mu bikorwa byoroheje nko kugenzura umujinya cyangwa se ibyishimo byawe. Niba hari ikikurakaje, Robert Greene atanga inama yo gutegereza amasaha 28 mbere yo kugira igikorwa ukora ku cyaguteye uburakari. Amasaha 28 mbere yo kwandika email yihanangiriza uwo mwagiranye ibibazo. Ikindi ni ukuvuga bike ku byo uteganya gukora niba ushaka kugera kure. Ni byiza kwerekana ibyo ushaka ariko ukerekana bike. Winjiye mu cyumba kirimo abantu 30, iyo werekanye ko ushaka kuba nimero ya mbere muri bo cyangwa se ko ushaka kubategeka, hari bamwe muri bo batangira kukubaha kubera iyo mpamvu. Ariko iyo werekanye ko ushaka kuba nkabo, bishobora no kurangira ntawe umenye ko uhari. Niko abitekereza. Anatekereza ko hari abantu bamwe bageze ku iterambere rikomeye ariko bafite ikibazo gikomeye cyo kugenzura ibyo bavuga cyangwa se uko bitwara. Atekereza ko umuherwe wa mbere ku isi afite ikibazo gikomeye cyo kwigenzura. Aba ni abantu nka Elon Musk. Ni umuntu udashobora kwigenzura ku buryo imyitwarire ye ishobora kuzaba ikibazo. Kiriho ni uko iyo kwikunda no kwiyemera cyane bizamutse, utangira gutekereza ko ntawagukebura cyangwa ngo aguhe igitekerezo. Ndatekereza ko umuntu nka Elon Musk hari urwego rwo kwigenzura bura. Ubu bwoko bw'ubutumwa kuri Twitter nibwo uyu muherwe yanatangaje ubwo yavuga ko ashaka kugura uru rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Ni ubwoko bw'ubutumwa atangaza inshuro zirenga 10 ku munsi. Abanyantege nke barangwa no kukabiriza buri kintu cyose, cyaba ikiza cyangwa se kibi. Ibi bibagira abantu bigoye kwizera, biragoye kubigisha kuko inyigisho zose bazifata nko kugawa no kunengwa. Ibi bisobanuye ko buri gihe uzabona imbogamizi kucyo uzagerageza gukorana nabo cyose. Bagaragara nkaho barimo kumva inama bagira, nyamara nyuma yaho bagakora ibitandukanye nazo. Atekereza ko nta muntu ufite imiterere mibi nk'umuntu utiyizi cyangwa se utazi ko ateye uko ateye. Ibi ngibi bimuha uburenganzira bwo gukora ibyo ashaka byose kandi akabisobanura atumva ko ari ikosa yakoreye abandi. Bisa naho tumara igice kinini cy'ubuzima bwacu twibaza ku bantu bamwe na bamwe. Twibaza niba dukwiye kubagirira icyizere, niba twabagira inshuti, niba twabatora, niba twabaguriza amafaranga, niba twakorana nabo ubucuruzi. Birasa naho buri wese muri twebwe yigeze kugira igihe aho atekereza ko umuntu runaka afite imiterere iyi n'iyi, ariko nyuma y'igihe runaka ukaza gusanga uwo muntu waramwibeshyeho bitagira ingano, uwo muntu atari uwo watekerezaga ko ari we.
nyamara abantu basiga ibimenyetso bigaragaza abo bari bo. Robert Greene atekereza ko nta muntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose inshuro imwe. Iyo umuntu yigeze gukora ikintu kibi rimwe, haba hari amahirwe menshi ko yari yarigeze kugikora mbere cyangwa se ko azanagisubira mu gihe kizaza. Mu gutandukanya abantu bafite imyitwarire y'intege nke n'iy'abanyembaraga, avuga ku ngingo yo kunenga. Umunyantege nke ntanengwa. Ntabwo yigira ku kunengwa kubera ko kunengwa kose agufata nk'agasuzuguro. Abarwayi bo mu mutwe ntabwo buri gihe bahora bikoreye inzogera ku mutwe, kandi umunyakibi wese ntabwo aba afite amahembe ku mutwe. Aba bombi biga kwiyoberanya. Ni amagambo ya Arthur Schopenhauer, umufilozofe w'umudage wo mu kinyejana cya 17. Robert Greene atekereza ko abantu bafite imiterere mibi nabo baba barize guhisha imyitwarire yabo mibi. Ikibazo ni uko hari abantu batari bake batazi ko ari uko bateye. Kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko utari umuntu mwiza nubwo waba utabizi, ni igihe wahuye n'umuntu wari wishimiye kubona cyangwa se kuganira nawe, ariko ikiganiro mugiranye ntikigende nk'uko wabitekerezaga. Uwo muntu akaba yari akonje cyangwa se yagaragaje kwifata kurusha uko wabitekerezaga. Buri wese muri twe asa n'ugira imiterere y'ingenzi y'ubwoko bubiri, lower na higher self niko babyita. Iya mbere ni imiterere buri wese yiziho ko atari myiza, nibyo twita defo. Ni ugukora ikintu utatekerejeho nyuma ukazabona ko kitari cyiza cyangwa se n'abandi bakabibona uko. Ni ukunanirwa kugenzura umujinya rimwe na rimwe. Ni ukwanga kwemera ukuri ukubona ariko ukaguhakana kubera ko kutari mu nyungu zawe. Iyi ni imyitwarire tugwamo kenshi kubera ko ni imyitwarire y'ubusamo kandi itavunanye. Biroroshye kurakarira umuntu ugukandagiye akakwanduza. Biroroshye gutukwa n'umuntu ugahita umusubiza. Biroroshye kurakarira umuntu kubera ko aguhemukiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi ni imyitwarire karemano y'inyamaswa ziri muri twebwe. Iyo wabashije kumenya ko ifitemo uru ruhande, nibwo utangira kurugenzura. Urundi ruhande buri wese agira ni urwo gushyira mu gaciro, ari narwo rudutandukanya n'izindi nyamaswa. Ni igihe ugeranye n'amakimbirane n'umuntu ukareba kure ukabona ko kuyakomeza bizagira ingaruka nyinshi kuruta kubihagarika. Ni ugushobora kugenzura umujinya igihe hari ikibi kikubayeho. Ibi ngibi bifitanye isano n'ukwikunda gukabije, byitwa narcissisme. Mu myitwarire n'imibereho y'abantu, narcissiste ni umuntu urangwa no kwikunda no kwiyemera nk'ari we kinyabuzima cyiza cy'igihangange kandi kiruta ibindi byose biba ku isi. Kera cyane hatarazi ibyo kwifotora na za telefoni ngo abantu batunge amafoto yabo bayagire meza bayashyire ku mbuga nkoranyambaga, kera cyane indorerwamo zitaraza, abagereki b'icyo gihe bari bafite imvugo n'uburyo bafata umuntu ukunda isura ye n'umubiri we akumva ko biruta ibindi byose bibaho. Mu nkuru nyinshi zivuga kuri iyi ngingo, imwe muri zo ivuga ko Narcissus yari umusore mwiza cyane w'igikundiro wari waragenze ahantu henshi ashakisha umuntu wo gukunda nawe akamukunda. Ibi byari nyuma yo kwanga umukobwa mwiza cyane witwaga Echo. Yagiye ahantu ku mugezi, arebye mu mazi abonamo isura ye nk'uko twireba mu ndorerwamo. Abona ukuntu ari mwiza, yumva arikunze cyane ku buryo undi muntu wese yaramuka akunze byaba ari nko kumugirira impuhwe kubera ko nta muntu mwiza ubaho nkawe. Niwe muntu wenyine ukwiye gukundwa. Iyi nkuru ivuga ko yakomeje kureba isura ye muri uwo mugezi, ananirwa kuyikuraho amaso kubera uburyo yabonaga ari mwiza. Byageze aharohama muri uwo mugezi kubera gukomeza kwirangariraho. Aho hantu yarohamye muri uwo mugezi haje kumera ururabo barwita Narcissus. Kuva kuri iki gitekerezo abantu batangiye kwitegereza imyitwarire ya bamwe bashingiye ku rwego bikundaho, maze mwiga imitekerereze n'imyitwarire, imigirire nk'iyi ngiyi igahuzwa n'abakunda kwikuza no kwigira beza kuruta abandi bose. Abantu batekereza ko ari beza, abahanga, abanyembaraga kandi bakaba b'ingirakamaro kuruta abandi bantu bose, bagatekereza ko bakwiye gufatwa bitandukanye n'abandi. Robert Greene watekereza ikindi gisobanuro kubo twita narcissiste.
twebwe dutekereza ko aba narcissiste ari abantu bikunda bikabije, we atekereza ko ari abantu batikunda bihagije. Kugira ngo tugire ibyo tugeraho muri ubu buzima, tugomba kwigirira icyizere ku rwego runaka. Tugomba kumva ko hari ibyo dukwiye kubera ko hari ibyo dushoboye. Iyo tutifitiye iki cyizere rero, duhora dushaka gukundwa no kwemerwa no kugirirwa icyizere n'abandi. We atekereza ko iyo muri wowe utifitiye urukundo ruhagije cyangwa se udaha agaciro gahagije ibyo ufite n'uwo uri we, wowe ushaka ko abandi babiguha. Ariyo mpamvu abantu bameze uko nguko bahora bashaka ko abandi bababona ko ari beza kurusha abandi bose kandi ko bashoboye kurusha abandi bose. Twese uko twakabaye tugira urwego runaka rwo kwikunda no kumva ko hari ibyo turusha abandi bose, ariko ntabwo ariko duhora. Imyitwarire imeze uku nguku igeze ku rwego rwo hejuru rukabije ibyara ishyari. Mu gitabo Laws of Human Nature, Robert Greene asobanura uburyo ishyari no kwifuza iby'abandi bigira ibyiciro n'amoko atandukanye. Mu yandi magambo, abanyeshyari bari mu moko atandukanye, kandi kubamenya bisaba kwitegereza imwe mu myitwarire yabo. Iyo uhuye nabo bwa mbere, ubona ari abantu bazi gusabana no kuganira ku buryo ubona kubana nabo bishimishije. Ni abahanga cyane mu birebana no kuvuga nabi abakomeye cyangwa abafite ibyo bagezeho. Ni abahanga cyane mu kuvuga ibitagenda n'akarengane kari ku isi. Ushobora gukeka ko ari abanyampuhwe, ariko mu by'ukuri aho batandukaniye n'abanyempuhwe b'ukuri ni uko bo badashobora gushima ibyakozwe neza n'uwo ari we wese, cyane cyane ukiriho. Amakuru y'uwagize icyo ageraho wese ababuza amahoro. Ni imyitwarire n'imiterere ishobora guturuka ku buryo umuntu yakuze, kumva ko akwiye kubona byinshi kandi byiza kurusha abandi. Abagize ibyo bageraho akumva ko babimuriganije nubwo yaba atabazi nta naho ahuriye nabo. Kwifuza iby'abandi ni amarangamutima twese tugira, ariko nta muntu n'umwe wakwemera ko yafite, bitewe n'uko kwemera ko wifuza iby'undi ni ukwemera kuri munsi y'uwo muntu. Ibi ahanini bituruka ku kwigereranya n'abandi buri gihe. Ese afite byinshi kundusha? Yubashywe kundusha se? Imodoka ye ni nziza kurusha iyanjye? Bwana Greene atekereza ko inzira yonyine yo gutandukana n'iyi myitwarire ari ukubanza kumenya ko uyifite, kandi ko atari imyitwarire myiza. Iki gihe, buri gihe iyo ibyo bitekerezo bije, ni byiza kubisimbuza ibindi bitandukanye nabyo. Gutekereza ku bafite ibyo bakurusha ntabwo uzigera utandukana nabyo, uzabihorana. Buri wese muri twebwe arabigira. Ni imiterere karemano yacu, ariko inama zitangwa muri iki gitabo ni iz'uburyo iyi mitekerereze wayikuramo ikintu cy'ingirakamaro, nko gukora cyane kugira ngo ugire ibirenze ibyagezweho n'uwo wifuza kuba nkawe. Ubundi buryo bwo gutandukana n'ishyari ni ukureka buri gihe kwigereranya n'abafite ibyo bakurusha wifuza, ahubwo ugatangira kwigereranya n'abo ufite ibyo urusha bashobora kuba bifuza kuba nkawe. Ikiva muri ibi ni uguhita utangira kugira urukundo rw'ibyo ufite no kubyishimira ku rwego utigeze ubyishimiraho. Bumwe mu moko mabi y'ishyari ni iryitwa Schadenfreude. Ni ijambo ry'Ikidage risobanura joy in pain, ibyishimo mu kababaro. Ibi ni ibyishimo, umunezero cyangwa se kumva unyuzwe biturutse ku nkuru mbi y'ibyabaye ku wundi muntu. Ni ugushimishwa n'umubabaro w'undi cyangwa se kwishimira ugutsindwa k'undi. Ubu ni ubwoko bw'ishyari buri mu bantu benshi ku isi. Ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru, zimwe mu nkuru zisomwa cyane ni izivuga ku bantu bakomeye nk'abayobozi cyangwa se ibyamamare bari mu bibazo. Abafunzwe, abirukanwe mu kazi, abatandukanye nabo bashakanye, ndetse n'inkuru zivuga ku bindi bibazo n'intambara ndetse n'ibyorezo. Ni inkuru zisomwa cyane bivuga ko abantu bashaka kumenya ibibi byabaye ku bandi. Mu kugerageza guhangana n'iyi migirire cyangwa se iyi miterere itari myiza, abantu bagirwa inama yo kubaka indi myitwarire yitwa Mitfred. Ni ijambo naryo ry'Ikidage risobanura joy in the success of others. Ni igihe undi muntu yakiriye inkuru nziza,
ukumva nawe biragushimishije nubwo nta nyungu bifitemo. Ikibazo ni uko ibi ngibi bitoroshye, kubera kwikunda mu buryo karemano buri wese afite bisa naho kwishimira ibyiza by'undi bigoye, bitewe n'uko benshi mu bumvise iyo nkuru nziza y'insinzi y'undi bahita bumva ko abaciyeho, ko abasize, bitewe n'uko tubaho ubuzima busa no kurushanwa. Niyo mpamvu abacuruzi bigezweho bunguka cyane, tubaho duhangana, turushanwa. Umukinnyi ukomeye w'urusimbi rwitwa poker witwa Philip Jerome Hermuth yigeze kuvuga uburyo umuntu yigeze kumwiba amafaranga menshi, arabimenya, anamenya uwamwibye uwo ari we, ariko nyuma yo kubimenya yishatsemo imbaraga zo kutamurakarira, ahubwo yishyiramo ibitekerezo byiza kuri uwo muntu wamwibye. Byaje kurangira abaye inshuti n'uwo mujura, kubera ko yakomeje gusunikira umubiri we kumukunda. Ubu bugomba kuba ari bwo buryo bwiza bwo gushyira mu bikorwa ibyanditswe mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 27. Mwe mu nyumva reka mbabwire, nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Nihagira ugukubita kwitama, umutege n'irindi. Nihagira ukwambura igishura cyawe, ntumwime n'ikanzu yawe. Bigomba kuba biri mu bikorwa bigoye gukora ku batuye isi yose. Ndi bangahe babishoboye ku isi yose? Ese buri wese agize iyi myitwarire isi yamerite?